umunsi mu minsi iriho ufite icyo usobanuye kandi ufite n'icyabayeho mu mateka cyangwa se wenda ufite icyo uhagarariye cyo kigomba kubaho uwo munsi cyangwa se kizihizwa. Uyu munsi tariki 23 z'ukwezi kwa mbere ni umunsi wahariwe abashakanye, umunsi utari uw'umugore nube n'umunsi w'umugabo ahubwo ukaba umunsi w'abashakanye, ubwo ni umugore n'umugabo nyine. Uyu munsi w'umugore n'umugabo niyo ngingo nahisemo kubabwiraho nyuma yo kubona yuko imiryango muri iyi minsi igeramiwe cyangwa se ibyo bitameze neza, byinshi bigenda byangirika, ariko nyamara uyu munsi ngo ushaka umunsi wo kubizahura. Isemo ko arongeye kubabwiraho National Spouses Day. Ntabwo ari umunsi mpuzamahanga ahubwo ni umunsi by'umwihariko wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi w'abashakanye ni umunsi watangiye kwizihizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1944 ko ga Perezida Ronald Reagan. Ronald Reagan ngo yabonye yuko akenshi abagabo bajyaga ku rugamba cyane cyane abasirikare cyangwa se wenda n'abagore b'abasirikare ngo bagarukaga bagasanga ingo zabo zarasenyutse cyangwa se zarangiritse burundu, hakaba ubwo buri gihe baza bahita bahitira muri za divorce, bakima impapuro ziba zagata